Turabasuhuje bene data mugire igitondo cyiza. Uyu ni wa munsi wo kuwa gatanu tariki 16 Nyakanga, ni kuwa gatanu w'isabato tariki 16 Nyakanga. Tugiye kwigira hamwe icyigisho kitubwira ngo ntiwinangire umutima. Nk'uko bisanzwe rero muri iki gitondo ndi kumwe na mwene data Mutagoma Amoni. afatanije nanjye Nzabamwita Pierre. Reka twicishije bugufi tubanze dusenga Imana. Urakoze data wera, tugushimiye ineza yawe n'urukundo biramukanye natwe muri iki gitondo, ukaba wongeye kudukangurira kwiga ijambo ryawe kugira ngo rifashe imitima yacu muri iki gihe kigoramye cy'ubugoryi. Uduhere imitima kwihana no guhindukira, kandi ubwo uzagaruka twe kuzakorwa n'isoni mubyeyi. Umutima wose ukwegukiye muri iki gitondo uduhana umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane, reka dusabe mwene data atunyuriremo muri ncamake y'icyigisho twize ejo hashize, hanyuma nadukomereze icyigisho gishya. Murakoze cyane. Ejo kuwa kane twize ingingo itubwira ngo umufarisayo n'umukoresha w'ikoro. Uyu mufarisayo n'umukoresha w'ikoro muko twabonye ko bafitanye itandukaniro rikomeye cyane, ndetse ni umugani Yesu yashyizeho inyigisho ikomeye cyane agaragaza abantu b'abakristo babiri batandukanye, umwe wishyira hejuru n'undi wicisha bugufi ndetse ufite umutima umenetse. Uwo rero twabonye ko ufite umutima umenetse yatashye atsindishirijwe, ariko umukoresha w'ikoro we yasaruye ibihembo byo gushimwa n'abantu ndetse no kubwirwa ko ari umuntu mwiza. Ibyo birarangira, ariko imbere y'Imana ari inyuma y'umurongo. Rero nakwifuriza kugira ngo nawe ugire kwihana nk'uko umukoresha w'ikoro. Ahangaha rero ingingo yo kuwa gatanu y'uyu munsi ku itariki ya 16 Nyakanga iratubwira ngo ntiwinangire umutima. Imana ifashe wowe udukurikiye na kameramani kugira ngo iri shyano ritazamugwira ryo kwinangira umutima. Ni ibintu bibi. Rero ahangaha reka dukurikirane ibyigisho. Iki cyigisho rwose harimo amagambo atubaza ngo ni akahe kaga kari mu kwinangira cyangwa gutinda kwitaba irarika. Gutinda kwitaba irarika ni ikintu gisobanura ngo ni ugutindiganya, ni ukuragiriza, uba nyiranzihane ejo. Reka turebe iri somo riboneka mu rwa kabiri rw'Abakorinto 6:2. Haratubwira hati, kuko yavuze iti mu gihe cyo kwemererwamo narakumviye, no ku munsi wo gukirizwamo naragutabaye. Dore none nicyo gihe cyo kwemererwamo, dore none niwo munsi wo gukirizwamo. Noneho turareba mu Baheburayo igice cya 3 umurongo n'uwa 7 n'uwa 8. Abaheburayo igice cya 3 umurongo wa 7 n'uwa 8. Nuko rero nk'uko umwuka wera avuga ati, uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima, nk'uko mwayinangiye mu gihe cyo kurakaza ku munsi wo kugerageza mu butayu. Noneho tugiye kureba muri Luka, nabo ni Luka 12 umurongo wa 20 n'uwa 21. Luka 12 umurongo wa 20 n'uwa 21. Umurongo wa 20 haragira hati, ariko Imana iramubwira iti, wa mupfu, muri iri joro uranyaga ubugingo bwawe. Ibyo wabitse bizaba ibyande. Turageza 21. Niko umuntu wirundaniriza ubutunzi amera, atari umutunzi mu by'Imana. Urumva neza yuko ahangaha habisobanuye neza, ndetse kandi aka kaga ntawe katagwira mu gihe atabaye maso. Benshi bahumuriza imitima nama ihangayitse bibwira ko bashobora guhindura imigirire yabo mibi igihe babishakiye. Bibwira ko bashobora
gukerensa irarika ry'imbabazi nyamara rigakomeza kubagurukira rigakomeza kubagurukira rikongera rikaza. Kubagarukira rikongera rikaza, ariko hano igihe cyahise ntikigaruka keretse ahari kugirirwa ubuntu. Niyo mpamvu hano tubwiwe ngo uyu munsi nitwumva irarika ntitwinangire imitima. Hano rero ibyo byose ibintu bigendanye no kuragiriza ndetse no gutindiganya ni ibyongorero bya Satani abaguhendesha kugira ngo igihe kikurangirane ube wanava no mu mubiri cyangwa se wanapfa utihannye. Ibyo ni akaga gakomeye cyane. Ni iki tugomba gukora igihe dusobanukiwe ko umutima wacu n'imibereho yacu bidashyize hamwe n'Imana? Zaburi y'139 umurongo wa 23 no 24, reka twumve uko hatubwira. Zaburi 139 umurongo wa 23, reka twumve uko havuga. Mu 23 haragira hati: Mana ndondora umenye umutima wanjye, mvugutira umenye ibyo ntekereza. Kugeza 24, urebe yuko hariho inzira y'ibibi ndimo, unsorerere mu nzira y'iteka ryose. Noneho Zaburi ya 51 umurongo 10 haravuga ngo unyumvishe umunezero n'ibyishimo kugira ngo amagufwa wavunnye yishime. Urumva neza yuko ahangaha uyu munyezaburi yerega uyu ni Dawidi rwose yumvaga ashaka wa munezero uzanwa no kwera kugira ngo yumve yongeye guhembukira imbere y'Imana. Noneho harakomeza hatubwira ngo mwinga ijambo ry'Imana musenga. Iryo jambo rirabagaragariza amahirwe akomeye yo kwera aboneka mu mategeko y'Imana no mu mibereho ya Kristo, kuko utejejwe atazareba Imana. Ijambo ry'Imana ritwemeza ibyaha, riduhishurira rwose inzira y'agakiza. Mujye muryitaho ribabere ijwi ry'Imana rivugana n'imitima yanyu. Nahumva neza yuko ahangaha ijambo ry'Imana ni itabaza rimurikira imirenge byacu uko byagenda kose. Noneho ngo natwe twari abanyabyaha bikabije, ariko Kristo yapfiriye kugira ngo tubabarirwe. Ibyo igitambo cye cyadukoreye birahagije. Kuri Data wa twese birahagije kuri Data wa twese. Abo Kristo yababariye byinshi nibo bazarushaho kumukunda cyane. Ese nawe yarakubabariye none uramukunda cyane? Bitekerezeho. Noneho harakomeza hagira hati: nibo bazegera intebe ye ya cyami bamushimira urukundo rwe rukomeye n'igitambo cye kitagira akagero. Iyo turushijeho gusobanukirwa urukundo rw'Imana, nibwo turushaho kumenya ububi bw'icyaha. Iyo turebye uburebure bw'umunyururu wamanuriwe kudutabara, iyo dusobanukiwe ko gato igitambo cya Kristo kitagira akagero cyatambwe ku bwacu, niho umutima ushenjagurwa n'urukundo n'ishavu. Shawo mama we, urumva neza yuko ijuru ridufitiye impuhwe n'imbabazi kugira ngo dukire. Ese utekereje wumva hari icyo ijuru ritakoze kugira ngo ukire? Ni nayo mpamvu ibyo twumvisha amatwi nibyo bizatushyira mu rubanza. Rero ahangaha ngo ni iki cy'ijuru ritubwira ngo ntiwinangire umutima, ni irarika riri kugera ku mutima wa bumwe wese udukurikiye. Reka rero namwe mutwunganire kugira ngo tugere
ku musozo w'iyi ngingo. Urakoze cyane. Iyi ngingo ni ingingo nziza, ni ingingo nayo yari iryoshye muri iki gitondo. Ni ingingo iryoshye cyane, ntimwinangire umutima. Buriya kuzaririza ntago ari byo. Ni bimwe mu mitego Satani ategesha, akabuza abantu gusanga umukiza kugira ngo abagumishe muri iryo sindwi. Igihe kimwe umusinzi yari yicaye ku nzira nyine yananiwe kugenda, ariko isindwe rye nyine kubera ko riba ryamufashe akabona ibintu byose birimo bizenguruka. Noneho umuntu amunyuraho aramubaza ati ariko ko wicaye hano ubwo uragerayo ryari? Yabonaga nyine bwije. Umusinzi rero aramubwira ati simbona se amazu yose arimo kugenda? Ati buriya niyanjye iraza insange hano. Iyo urimo kuzarira Satani agushyiramo isindwe ryo kuvuga ngo nzihana ejo, ariko ejo nibwo bizagenza gute? Bizaba bikaze, nibwo nzatunganya inzira zanjye. Ariko iryo ni isindwe Satani agushyiramo kugira ngo ukomeze kuzaririza, wicare uzi ngo ibintu bizagusanga aho uri. Ntabwo bishoboka rero, ntabwo ibintu bizizana ngo bigusanga aho uri. Niwumva ijwi ry'Imana ntiwinangire umutima, ntuzarire, ntutinde, kubera yuko Imana iragushaka, ni wowe yahamagaye uyu munsi. Urakoze rero, Imana iguha umugisha, kandi nabo twafatanije bose bateze amatwi, Imana ibaha umugisha. Turabibutsa rero ko niba ari bwo bwa mbere ubonye iki cyigisho, kora subscribe, cyangwa se niba cyanakuryoheye ugisharinge ucyohereza abandi, kuko twese muri iyi minsi turimo dukeneye kwihana no guhindukira kugira ngo tubone gufashwa no gutabarwa n'ubuntu bw'Imana. Imana rero ibahire, ibahe umugisha. Abo twafatanije muri iki cyigisho, ibyigisho byacu buba bikomeje. Nanone tuzongera tugaruke tuganire byiza bituma imitima yacu ibasha gufashwa. Imana ibaha umugisha cyane. Ibahe umugisha namwe. Amen.